mbega ngabakire barankunda kikandenga nka buri kintu nabaha mbaho iki kuko ntacyo mfite nabaha nta kintu mfite nabitura kirenze ibyo mwampaye. Ay umwana rwose mu nkweto ntuze zira nkweto ntazo ntuze ntagira kweto rwose ishati yo ndayifite iriya pantaro ntayo nzi ariko witegereje hano Mutabaruka yari yagiyemo rwose buriya si uheganye cyane wayibebeje reka tubanze dukore photography reka nguhereho mpera aho nanjye ubwo nahita nkuzaho buriya rero tubaje n'abantu bari mu kureba ariko twanababaza hari umuntu ureba na commenting kabisa rwose ninde wibebeje urabona dore amaso yakuvuyemo wahondobeye wese ninde wibebeje nyine umwana rwose banyemereye umuceri ihene banyemerera n'akanyenyeri papa ndakubwiye ariko abakire n'ukuri Imana ikomeze ibahe umugisha ikomeze ibateze imbere n'ukuri urukundo rwanyu mwatweretse njye nari nzi ko noneho bazantuka abantu bari bambwiye muri comment ngo bazakubaga ngo urapfuye wowe biki ngo wa mwana ugira agasuzuguro. That's content creation. Abakire banjye rwose maje guheka bakaba barabyishimiye bakaba bantumiye ubu ngubu ni kwitegura kuzajya gukanda umuceri urimo iki ihene subu nzabimara we ntago nzi neza niba nzabimara ariko ndabashimiye rwose papa wanjye Kenisi nawe papa wanjye Mutabaruka n'ukuri twabashimiye cyane urukundo mweretse content yacu twabashimiye kuba mudahwema kutwereka urukundo ndabashimira kubw'ikiganiro cyiza mwakoze njyewe nabyutse ntinze kuko urumva ijoro ryahise nari mfite akazi kenshi nabyutse nko mu masaa sita saa saba nkifungura telefone ndagaguturika navuga ati so noneho habaye iki imihanda byagenze bite guhera ku muntu wa mbere Kenisi Mutabaruka mu by'ukuri ntago nukuri mva hari igihe ibintu bikubaho bikakurenga ukumva uvuze n'ikintu uvuga pe nabuze ikintu nsubiza abantu Instagram yendaga guturika naryamye nijoro mfite followers 31,700 nahise mbyuka 32,000 byuzuye avuge se imihanda yanyereye noneho inyerera neza imaze kunyerera neza njye nari nzi ko abantu ngo bazantuka ngo nubahutse ababyeyi mu by'ukuri mbasobanuriye neza ukuntu no content nayitekereje ntabwo ngiye ngamije gusebya umuntu uwo ari we wese tugendane neza singamije gusebya ahubwo n'uburyo cyose mu rwego rwo kubereka ko mbakunda mbishimira kuba mwarateye imbere kandi nangerega mujye munteza imbere murabona ndi kuzamuka mumfashe nzamuke neza kurumva niba nzi ko ibyo wakoze hari icyo byangiriramo umumaro mba ngomba kuguheka nkagushimira mu byubahiro byanyu bayobozi beza turabakunda rero sasa mba ndabyutse saa 6:30 gutya mfunguye telefone nsanga yuzuye mu message ahantu hose pink yabaye pink ariko mu by'ukuri ndabashimiye urumva na comment z'abantu zishobora kuguca intege kuko urumva nk'umuntu ashobora kuza muri comment ahubwo ati wa mwana we ugira discipline nkeya urubahuka ba papa bakubyaye ukabaheka gutyo ako kuba nyirubwite aba yabishimye akabya appreciatinga akavuga ati no mwana w'umukobwa ahubwo munamukandira akanyenyeri kanyu ndagategereje mu by'ukuri byandenze pe urumva nari navuze ati ubu noneho bizagenda bite ko metsa abantu bakuru rega nanjye ngira ubwoba ndi umuntu abase ko metsa abantu bakuru ariko urwego rugomba mbahekamo njyema ndi kujya mbere ku rukundo n'ukuri mba mbakunze mbishimiye nkuko nabo babyivugiye ati kari akana tubona content zako nta kintu zitwaye nta mutima mubi nta rwango rurimo ubwo rero ni muri urwo rwego rero nkomeje guheka abakire ahubwo mukomeze urumva njyewe natanye niyegera abakire banyuma naragiye nemera rero hari abazakenera kunyemeza ko ari abakire kugira mbaheke dukomeze ubwo rero mba ndabyutse mbona ibiganiro ahantu hose byacitse ati pink yahetse abakire kandi abakire bemeye
ubwo rero niba abakire bemeye bakamburesinga bakansiga amavuta sinzi wowe ngo urinde wo kutansiga amavuta ngo wemere. Ubwo rero sasa nahetse Gasuku wa mipango n'umukire wanjye yaramfashije, buriya nawe ndamushimira cyane, Imana umumugisha. Ndashimira Muyango, wase Muyango buriya n'umuntu muzima, ni muzima cyane Muyango, ndamukunda. Bajya bavuga ko dusa ariko simbizi, ibyo gusa byo simbizi, nzabyemera umunsi twafashe selfie ngiye na Muyango tukabona dusa, nzahita ndakira akadomo mvuga ati ngewe ndi photocopy ya Muyango, ndabyemeye. Muyango akibona content yaravuze ati pinki waretse kunsetsa kimbavu zanyu zazibazwa, wamba bari namubwira ati Muya uri guseka ntaraguheka. Ejo naramuhetse mbona aravuze ati no way pinki. Ino content rero ukuntu ngiye nayitangiye yahereye kuri Prophet Joshua. Ubundi natangiye mpeka Prophet Joshua, ifoto igira views ziri hagati y'ibihumbi 500 na 400. Ndavuga se ubundi wakomeza no content. Nanashimira umujama wanjye bita MC Tino, buriya MC Tino yabigizemo uruhare kugira no content nyikomeze, kuko yarambwiye ati wowe niba wikoreye content yawe yahe ku mukire ukabubona iri kugenda, why not utayikomeza. Ndashimira Bruce Melody nawe yamaye umugisha aramfollowinga mwarafollow back. Bruce Melody nawe ndamushimiye cyane, ndetse n'abandi bakire ndi guteganya kuzagenda meka. Ntago abakire barangiriye, abakire dufite ni benshi cyane, benshi cyane. Ukuntu no content rero ikora, wowe uzajya unyandikira umbwira uti ko ndi umukire mfite igiceri cyanjye, nta kuntu wankorera promotion ukamekana n'ibyanjye. Ushobora kuba ufite ibintu ucuruza ushaka kwamamaza, ushobora kuba ufite indirimbo wasohoye ushaka gupromotinga, kuko urumva niba ifoto imwe ishobora kugira views 500, sinyeka ko indirimbo yawe iba yagiye, projet yawe yaba yagiye. 500 ntago ari bikeye. Ikindi kandi nkomeza mbibutsa ko iyi channel ya DJ Pink Rwanda mugomba gukora subscribe, mukankunda, mukankundisha abantu, mukankundana n'ibyanjye byose, kuko nge uno mwaka niteguye kubaha ibyishimo n'indi myaka yose izaza. Ibyishimo nzabaha ubwo imbavu zizabica. Sinzara muzabishyira ibyishimo ko bigiye kubica. Content ni nyinshi, projet zo kujya noneho zimaje kubicya yose, umva ndababwiye. Ahubwo nimuzabure umunsi nzaba nagiye kujya iriya hene yanjye Kenisi yanyemereye, nzagenda na jezi yanjye ya baba tata we, jezi yanjye ya Gasogi nambara, Gasogi United nambara medium, mube mugateguye kameze neza, kanditseho DJ Pink mu mugongo. Sibyo byizara, kanditseho DJ Pink mu mugongo, Gasogi United, none ngiye nzaza kuyifata. None se ko babinyemereye. Abakire iyo bakwemereye ibintu urashimira, ukavuga ati rwose turashimiye bakire bacu, turabakunda. Mu by'ukuri ntago mwakumva ukuntu nishimye, ubu ibyishimo byandenze. Ndabashimiye, mukomeze mukunde channel yanjye, mukomeze mukore subscribe, mujye mujya muri comment mutubwire ibyo mubona bitari kugenda neza tubihindure. Nanashimira team ya production ubu ngubu muri no minsi nari nababwiye ko ibintu bigiye guhinduka, nari nabivuze mu kiganiro ngira ngo abatarakibonye babimenye. Gahunda igiye guhinduka, nari nabonye abantu muri comment banyandikira ati ntinda kubahereza show, ariko ubu ngubu ndabamenyesha ko umufotographe wanye mfitanga akaba n'umuvideographer wa mbere ku isi. Ntago tuzabatenguha, umva ibintu bigiye kujya bizira ku gihe, bisa neza, bifite karite. Tunabibutsa ko abantu bakeneye kwamamaza kuri DJ Pink Rwanda, mutangire mutwandikire nimero iraho kuri screen. Ukeneye kwamamaza, ukeneye kugira ikintu upromoting icyo ari cyo cyose mu kiganiro cya DJ Pink cyangwa muri Eat with Pinky, nimero iri kuri screen yawe, ntimucikwe rwose. Kandi muri zino ntangiriro z'ukwa gatandatu no kwa gatanu kuri kurangira, dufite promotion ku bantu bakeneye kwamamaza ibintu byanyu. Ni karibu rwose mutugane, nimero iri kuri screen yanyu. Murakoze cyane, mukomeze mudukunde. Ciao ciao.